hafi mu masaha saa 9 z'igicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu nibwo ku muhanda wa kaburimbo uturuka Nyabugogo werekeza i Nyamirambo cyangwa se hafi hazwi nko kwa Mutwe, ni umuhanda ugabanya imirenge itandukanye ya Nyarugenge, harimo Rwezamenyo, Nyakabanda ndetse no hafi ya Kimisagara niho igaraje rya Hiye ryari riherereye. Ikirere cyose cyabaye umukara mu bice bitandukanye, aho abaguri bose mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali wabonaga ikirere cyahindutse, bamwe bibaza ibyabaye. Iyi nkongi y'umuriro ni mu igaraje rishya rihari, yatwitse imodoka zigera kuri 18 zose zakongotse. Nyiri iri garaje Murara Arthur aganira na BTN TV ntabwo ijuru ryashobokaga gusohoka neza, yaragifite agahinda n'intimba ari nyinshi, dore ko yadutangarije ko ngo mbere yahunze cyangwa se yaje muri aka gace avuye mu gishanga kugira ngo ave mu manegeka, none naho yaratangiye imikorere naho ahise ahura n'iki kibazo cy'inkongi. Tumubajije ku bijyanye niba yari afite ubwishingizi, yatubwiye ko ngo ibiganiro byari bimaze igihe n'amasosiyete y'ubwishingizi kugira ngo arebe iyo bakorana, ariko ngo atari yamara kujya mu bwishingizi. Aha kandi avuga ko icyateye inkongi ku ruhande rwe ngo ari urusinga runini rw'amashanyarazi rwamanutse, nuko ngo rugwa ku modoka. Ibi byahuye na tineri aho barimo baterera irangi kuri izi modoka bihurirana n'amaesanse hasi, inkongi itangira ubwo. Iyi esanse yagendaga ituragurika ndetse no mu bice by'umuhanda abantu bakagira ngo n'imvura ijojobye cyangwa se baguyeho, ariko bikagaragara ko ari esanse yagendaga itumuka inagwa ku bantu mu bice bitandukanye. Inzego zitandukanye ariko zose zari zateranye, cyane cyane iza polisi, ishami rishinzwe kuzimya inkongi z'umuriro. Imodoka imwe babonye idahagije haza kwiyambazwa indi ya kabiri izwi nka kizimyamwoto. Abayobozi kandi mu nzego zitandukanye zaba iz'umutekano ndetse n'iz'ibanze ni nako kandi bacyahaga abantu kuko ubwirinzi bwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 kubera gushukamiriza no guhurura bwasaga n'ubutakiriho. Imihanda yo yari yamaze gufungwa mu gihe hafi kigera ku isaha. Ababonye inkongi tuganira baravuga ko ari ubwa mbere babonye inkongi imeze itya. Ntabwo yari isanzwe. Wenda kuko mubyumvise mugeze hano Ni bitugwiriye tubonye hari imodoka yari ihari itangira, hanyuma abantu barwana bazimya, ariko umuriro ubarusha imbaraga, niko guhamagaza polisi kugira ngo ishobore kudutabara. agaragaje ko irimo imodoka zijya muri 18. Hari bamwe bavuga ko ubwa mbere babonye inkongi nk'iyi. Kuri mwe mwifata gute? Ni ubwa mbere inkongi nk'iyi tuyibonye, ubundi ntabwo yari isanzwe, mbese n'ibyago nk'ubundi nk'uko bisanzwe ntabwo bisanzwe biboneka. Mu bandi kandi bahuriye n'isanganya muri izi modoka harimo y'umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi uzwi nka Sugira Ernest. Uyu nawe twaganiriye ku mutima, nawe bigaragara ko yahuye n'igikomere. Nk'uko mu nsanze hano cyangwa mubibona nyine mu bagize ibyago bakabijya muri ino garaje, nanjye ndimo ntakarijemo imodoka yanjye kuko nari nayizanyemo gukoresha akantu gato, ariko kubw'ibyago nyine navuga ntazi naho biturutse, sinzi umuntu nsanze mu rugo arambwira ngo imodoka yawe ko nakubonye iparika hariya kandi ikaba hahiye, wagiye kureba ko nayo itagize ikibazo. Nyine manutse nsanga already yahiye, sinzi kizakurikiraho. Ntabwo navuga yuko ari ibintu wenda izi modoka zimwe zihanitse, ariko uburyo itakaje imodoka iyo yose ifite agaciro gakomeye. Ni Corolla Altis ku bayizi, ubu ngubu ihagaze hafi miliyoni 7, ariko burya ntabwo biba ari byiza gutakaza ikintu cy'agaciro kangana gutyo. Rero ni byiza cyane yuko uteje igihombo kingana gutyo. Sugira wari maranye igihe kingana gutyo? nayo nyimaranye igihe kirekire. Imodoka naguze nkiri mbere yuko nsohoka muri APR, arumva n'imodoka nyine umuntu aba akunze arambana, ntabwo biba byoroshye. Ubwo ndatekereza yuko nk'abandi bose ntabwo ari njyenyine, turaza kureba igikurikiraho bitewe na nyiri garaje cyangwa insurance umuntu aba abarizwamo, kugira ngo turebe yuko hari icyo badufasha. Nkoresha ndakeka yarabaye Sanira mu bundi ari Solasi, ntabwo ibyo nabyinjiramo cyane, ariko ninkurikirana ndabasha kumenya wenda ibyo nzahabwa cyangwa nzagenerwa, kuko ntabwo watwara ikinyabiziga kidafite ubwishingizi muri kino gihugu, ntabwo bibaho, kuko ushobora kugira gutyo ukagonga umuntu. Rero ubwo ndabikurikirana nitonze. Iyo ugize ibyago ntabwo wahita uhubuka ngo utangaze ibintu, kuko urimo gutekereza ibintu byinshi. Nk'uko mubibona mu bice bitandukanye hano inyuma yanjye, ikirere cyose abona ko cyabaye umukara.
imodoka za polisi cyangwa se za kizimyamwoto nazo ziri mu kazi gakomeye, abandi bo bumiwe n'inkongi bavuga ko isa nibaye iya mbere. Imodoka zigera kuri 18 zirakongokeye, nyiri garaje nta bwishingizi yari afite, yagiye guhamagara benshi kugira ngo baze barebe ibimubayeho, ariko abazaga bose amarira ugasanga ni menshi. Ahabera impanuka isa n'idasanzwe ku muhanda wo kwa Mutwe, nari Celestin Ntawirusha amaboko.